Yesu ashimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe nazo zikiriho. Igice cya mbere ni ibyakozwe n'intumwa zikiriho. Ubwo Imana itegereje ko natwe dukora ibyacu muri iki gihe. Zo zarabikoze ziragenda. Isigaye ni yacu tukayikoramo natwe ibyo tugomba gukora ejo bundi tugataha. Hari abandi bazaza. Nanyumvise. Dusome rero ibyakozwe nazo n'intumwa. Igice cya mbere umuntu nk'umunani. Haranditswe ngo cyakora muzahabwa imbaraga ukabera n'abamanukira nibwo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, Yudaya yose, i Samariya no kugeza iwacu i Musanze. Mwakire ijambo ry'Imana. Ducunguze uburyo umwete kuko igihe nacyo bigudusaba ko twirukanka. Haleluya. Tubahaye intashyo za bene wanyu baraho aho tugenda hose. No minsi yashize nabwo navuye Kampala mu Bapentekote, nasanze nabo baraho ariko nabo mu imibabaro. Isi yose nisi n'ahandi hose twagiye ku cyumweru n'indi Kayonza. Yewe nabo mu cyaro nabo bameze nk'uko mumeze. Mukomere ngaho intashyo zabo ni muzakire. Hari waririmbye indirimbo niba ari iy'isi niba ari iyahe, bavuze ngo hari akana karize muri radio ngo urarira kakarira ati urarira wowe ati kwisi wahageze. Aravuga ngo hakarize twebwe tuyimazeho iminsi none urarira kwisi y'abagome ati wahageze ngwino uzababona. Mukomere rero bantu mukomere. Haleluya. Nitwa Nzabanita Jean Bosco nkuko mushumba yari yabivuze. Umukristo wa hano i Remera, mfite umudamu n'abana 5. Bake se? Ni bake? Turi amahoro, tuyijabana n'Imana yatwubakiye. Turashimira Imana itubeshejeho muri uyu mujyi wa Kigali. Hari baririmbye ngo wirira cyane wiganya cyane. Aravuga ngo twese nuko ntawe utababaye. Umuntu wese ababara mu cyiciro iki. Mukomere rero. Komana. Amen. Tuvuka mu Ruhengeri niho twaje duturutse. Twaje turabapagasi 95 nyuma ya Jenoside. Tuza duhinga Imana iturindira muri ubwo buzima. Hariya mu Gatsata za Gihogwe na za Jari turahinga n'akandi n'undi mukika twazanye twaje turi 2. Yewe mu buzima buri dangere ariko Imana iratuzigama. Iyo tubona bucya bukira tugira ngo niko byahoze ariko Imana izikurinda we. Yewe Mana uzikuri. Yo 97 iduha agakiza ikaduhera hari Igihogwe aho twahingaga. Turi amahoro rero. Tugeze 2024 Mana. Imana yarakoze. Haleluya. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse. Imana ishimwe. Turaho turi amahoro. None turaho ntabwo narinzi ko Imana yangirira neza. Mana nutegereza kureba abantu Imana yagiriye neza uhere kuri nge kugira ngo imvane mu gishanga inzamukane inkarabye inkeshe ingezaho nicarane n'abari abantu
mw'abantu hashimwe Kristo. Yowe, ntabwo nari nzi ko yangirira neza gutya, ariko Imana yarakoze. Izambabarire, sinzayikemere mu kitoze, sinzarengwe ngo njye mpage nibagirwe iyo nturutse. Imana yancoyeho umutungo mwinshi, manza nawe ngiyancoyeho umutungo ukaze. Amen. Nenda amahoro n'umudamu wanjye w'inzobe nakuyirwamagana hari n'inzobe yokoyo ma. Haleluya. Nagiye kwerekanwa njyana n'umushumba uriya, uko n'uwi wabo nawe ni wenda ubwo turi kumwe, wenda yari n'umuntu uza gucya, ndava nti wenda biragabanya intambara, ariko tugezeyo nabyo biranga. Banyirukana mu rusengero ndi kumwe nawe, ari umusirikare. Abakirisitu bati iyo babaza icyo kintu, ariko nanjye narabatijwe. Ariko Mana we, biza kwemera turerekanwa, ibyo birarangira tuziremera. Hariya n'indi umuyobozi w'urubyiruko basharire baradusuraga mu rubyiruko. Yesu we, tumaze kwerekanwa n'uwo mukobwa, ntabwo yazaga i Kigali, nibwo bwa mbere yaraje. N'undi munsi kwitwazanye naje kwiyereka umupasiteri, nje kumwerekana pasiteri wacu Tisiye wari utuyoboye icyo gihe. Ubwo bwari ubwa kabiri aje i Remera, ntabwo ari umuzi. Kwerekanwe gutya rero bahita babona ngo tudakwiranye. Mu gihe dusohotse rero, amatangazo bayatangaga nyuma turangije iteraniro. Dusohotse urubyiruko ruma felicitation, ngewe hanze ubakanyuza ahangaha, barakabwira bati niko wagicucu kya kintu urakizi, uzi ko ari igikiga cyarakuroze kubona urakana kacu. Barahana ngo bivemo ngo ntidusa, ngo ntidukwiranye. None se Imana yamubo dusa? Ariko Mana iritabaye ntirikahe korari Sayuni ko nakazanye mu cyahafi, mwabonye tudakwiranye koko. Nuko arababwira ati nta kundi nyine naramwemeye kandi niwe Imana yanyemeje. Baratemaguye, afite imihoro 3 mu mutwe n'icumu bamutereye muri Muhazi, bihishe muri jenoside hano ku Kibero. Ariko Imana izarindira murinda, naho ninjye uri kukarindira ndi Musanze. Ubwo izo nzira wahanuraho wazazihuza, imusanze n'intuza. Ariko Imana ngo tubyaranye 5, nubwo bamubwiye ngo azabyara ingagi. Baramubwiye bati wagacucuwe ko tubona wanze kwizima, wemeye kuzabyara ingagi. Ingagi se shahu nubwo mvuka imusanze ni inana zibona. Nanjye ko nzibona kuri televiziyo nkuko abandi busha. Murakoze. Turaho turi amahoro. Ibyo nabimenye nyuma twite, ibyo sinabibonera umwanya. Ariko turashima Imana ko tutabyaye ingagi. Mfite abana basa na mama, narasenze maze kubimenya twite. Yabimbwiye amaze amezi 7 atwite. Mubwiye ibihe byiza tuvanye ku musozi na babandi bam n'inyobo nari mbayoboye muri niba turera. Mubwira ibihe twagiriye mu Kigali, nibwo yambwiye tinde ndimubwira tareko disi. Ariko nubwo nakwihoreye, uzi ko twerekanwa n'iri utuvuta twose nari mvanye mu Kigali. Ati kugeza wari wamubwiye ko nzabyara ingagi, wo ntago yari yaje, ariko abandi bahari bari twaturi kumwe. Nibwo mwiyamye, uzi ko kana kawe mwe nzabyara ingagi. Kuva icyo gihe kumeza 7 kwezi kwa 8 sinaryaga, nabaga mu butayu mbwira Imana ngo Mana wanguye kwisuka ungirira neza. Imana yankijije sida nyimara umushumba aranzi yazaga kunsengera ntuyihari i Remera.
nkora mu bazungu narahiye iminwa n'ibibyimba, akaza kandeba uko nari imeze. Ituvanye kure Mana, naraboze, reba ukuntu imboroye, reba ukuntu ingize, murambabarire. Imana iyi baririmbye, iyi bavuze, iriho. Umwanditsi yaravuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe ni imbaraga. Imana twayivuga gute? Twayigereranya n'iki yahwana nayo? Turi amahoro, ihimbazwe gusa. Njyewe ntanga uya nta kibazo. Iri dini ryacu ryemerera umuntu wese kuvuga ikimujeho. Iri niko narisanze, nta muntu ripfuka umunwa nushaka uvuge. Abadufatanyije ubuzima nimuhumura, ntabwo muzagwa mu nzira, ntabwo muzagwa mu nzira. Urugendo rufite uwarutangiye, kandi ni intwari, ni intwari, ntawe umukoma mu nkokora. Ahimbazwe. Turi amahoro. Mbwira Imana ngo ntuzampa umwana usa nanjye, ntuzampa umwana usa nanjye, Mana uzahindure Mana muri iyi nda. Ajya murakunda kana gatera imigeri ikunda, ni Mana uzagahindure situzase kajya gasa na nyina. Ntabwo nabyo simbyizera, ariko nkabisenga, ni Imana kazase na mama wawe Mana. Sinjye wahera twabyaye utwana tw'inzore twose uko ari dutanu dusa na nyina. Yakobo yaravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro cyane yasenganye umwete. Nimuhumure, Imana iriho. Nubwo Satani atunyaza ibihe byo gusenga, mumenye ko turapfa. Nubwo nongera mbivuge, nubwo mubazi Satani atunyaza y'intwaro y'amasengesho, nimubona kidutwaye burundu, mumenye ko tunapfuye. Ifi nge natuye kuri Ruhondo, Marika arabizi, batusuye Ikigarama we na korali Gosheni. Yes, hata ni iwacu hasi kuri Ruhondo hasi. Rebe kugira ngo Imana imvane iriya inzane ingezi ino sharire mwa mushumba. Maraka Sharire yatubwiraga ubuhamya bw'ukuntu yarambagije ndurubyiruko tuyoboye, nkagira ngo ngeze ibizambaho. Burya ntawe utageragezwa. Reba nura musore ukuntu yari akari gasa, ko bakagena nako se amakuru ye nayo ndayazi. Ninde worohewe se? Ariko Imana ihimbazwe yarakoze. Haleluya, haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana bitubwiye amakuru Yesu yabwiye abigishwa be. Yarababwiye ngo icyakora muzaba abagabo bo kumpamya. Yesu we, umwuka wera namara kubamanukira aravuga ngo nibwo muzaba abagabo. Torehema, abagabo shanore benima, abagabo rabo bo kumpamya. Kandi murabizi ba Pentecote tumaze, nubwo tuvuyeyo wenda mu minsi 10, Pentecote yaduteguriye ngo iminsi 10 ya Pentecote. Mwarayisenze? Musaba roho? Mwarawubonye? Utarawubonye ategereze undi mwaka, kuko ADEPR itugenera icyumweru kimwe cy'umwuka. Nutigwanaho nusoza uyu mwaka utarasambana nzagaye. Icyumweru kimwe rwose muzatubwira abayobozi bajye batubwira. Icyumweru kimwe cya Pentecote dusaba imbaraga kimwe. N'uyi minsi y'injyana mu kirisito turimo. Abandareo uko
akiza arakizwaho kugira ngo bamubyize iby'agakiza, bamubwire n'iby'umwuka wera, nk'uko twe batwigishije igice, kuba tubwiraga bati utazabatizwa muri uwo mwuka n'umwami ntazazuka, ntazazamuka, kuko azakora izo mbaraga zizahamagarana, nizo zizakorana. Imana iratabara gusa. Niko mubizi abantu benshi ko bazi ngo baje gusenga ngo Imana batabare. Yego, nge ntuye hari hafi yaho baza gusengera ku musozi, niho nirirwa, niho ndara. Dore abantu baza gusenga basengera ubugingo si wapi, basaba ibiryo n'ibindi bihego. Nanjye narabisabye, ariko sibyo nibyo bibanzara, nibyo bibanza. Sawa, Imana ibahe umugisha. Araba mu migo muzaba abagabo bo kumpamya. Kubera iki? Nubwo mwamaze icyo cyumweru cyose mwigisha ibya Pentecote, ab'icyo gihe kwakira Yesu cyangwa kuvuga Yesu wabaga witeguye urupfu. Ko mutanyumvise? Impamvu yababwiye ngo mutazakora ikosa ryo kujya kuvuga ntarabamanuririza imbaraga. Mwanyihakana adaciye na kabiri, ariko izi mbaraga ni ziza. Muzabibinya, muzamvuga mushize amanga n'ubushizi bw'ubwo, mumvuge kuko ni mwe bagabo bo kumpamya. Izo mbaraga biretu ngo bamaze iminsi 10 ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima. Adeperi mwari muhuje umutima ko mwamaze 10. Sawa. Izo mbaraga ziramanuka, batangira kuvuga Yesu. Uwakiraga Yesu wese yabaga yiteguye cyo agahita arijyamo. Icyo gihe kuvuga Yesu, kumwakira, kuvuga ndamwe urupfu rwihuse, ariko tayari mu ijuru bitandukanye. Natwe tuvuga Yesu iki gihe muri 2020 na kangahe tugezemo, wamuvuga neza bakaguha inzu, wamuvuga neza bakaguha imodoka, wamuvuga neza bakakuriza indege. Ariko amaherezo rimbukiro. Birahabanye. Vuga Yesu neza, bakugura agakositimu n'agakote kagezweho, ariko nutaba amaso rimbukiro. Dutandukanye n'abangaba Yesu yavuze ngo muzaba abagabo, kuko bubahamyaga Yesu tayari urupfu, ariko bagita barizamukamo. Iki kintu mukitege kugeraho duhinduye ibya Yesu business, ubucuruzi. Uyu mugabo yarababaye, mu mwitege abamurya barye gake. Gatinze kazazana amenyo areba ruguru. None ngo natwe ngo turashaka ngo iminsi 10 yo kumara ikizi, yo kuvuga Yesu badukubite, yo kuvuga Yesu baduhiki 10. Dusaba roho ngo tumumaze ikizi. Ariko urebye neza nako kwari dukwiye gusaba Imana ikaduha izo mbaraga kugira ngo duhamye Yesu, nubwo nta budukubita baduha amazi yo kunywa, baduhaye na ka coffee arahige cyaje gaburi tujye twagiye tunywa kantu. Mbega ikije kuvuga Yesu ni sawa. Ariko uzikumbaza bati urafata iki nyaboneka. Dukwiye izi mbaraga natwe kugira ngo tuba abakristo b'inyangamugayo, tuvuge Yesu yego baduha ibiryo, ariko tube n'abazima mu buryo bw'umwuka. Mugira ngo urugamba ruroroshye, nubwo mbivuga mugaseka, mugira ngo biroro. Ubukristo bwacu
uri kujya mu manegeka. Gukora tukubaka ariko bukajya mu manegeka. Bagenda mu modoka ariko buri mujya mu manegeka. Uko tuzahura twe turamanuka. Ndebera umubyeyi, ndebera ukuntu inkuyiriya naraboze. Reba kumbona ndi gutereta. Size kagakobwa twarwanye intambara. Have you tureje yukodo negere. Imbitsi yose ndya nuko mubona bayeho. Naho ngaho nubatse ntuye. Na maraso n'imbaraga z'abakirisitu. Nta banke ngira. Nta deni rya banke ngira. Kare nta n'iryo umuntu ngira. Yaduke nk'iryamira kare. Iwacu sino. Ndifuza ko twasa n'ubutumwa bwiza tuvuga. Icyo nicyo cyifuzo Imana kize ku mutima ngo mbabwire ngo Imana ikeneye Sayuni nabibabwiye ibi biravamo bisa nuko Musa nibumva Sayuni yo kwa kuni muvuga ati Musa nabyo uko nabaririmba nababwiye kare ko baririmba n'abandi. Nababwiye indirimbo y'108 ivuga ngo genda umukristo nzahora ndiwe, aravuga ngo mu bintu byose ego ngo ngeze ku gupfa. Aravuga ngo genda umukristo wo mu mutima. Mbega umukobwa mana we wo mu mutima. Santrali y'ubuzima bw'umuntu umutima. Niwe avuga ati genda umukristo wo mu mutima. Kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa ninjye yazize. Yadutuye ya mitwaro mwaririmbe. Impanda ibyo muvuga bise nuko Musa. Byo kutwigiraho hano ko mwera kandi mutera. Kuko umutima ukubwira ko nubwo uteye ikorasi benshi bagafashwa. Umutima ukutugira turi igisambo ariko urabizi. Iyo wicara kugituri igisambo nubwo wemeje abantu. Umutima nubwo wigishije ukemeza abantu ukavuga ibyabayeho n'ibitarabayeho kugira ngo abantu bagire ibya Yesu se babikomera amaso. Cyo kora ni byiza nabyo si bibi. Ariko umutima ukubye turi igisambanye ntubizi se kuri umusambanye nubwo wemeje abantu ngo Imana kumwe nawe. Satana umutima ukubye uri mubi, uri umurozi, uri gice. Uyu we yavuga ngo ndi umukristo wo mu mutima kuko ubu nsigaye nkunda Kristo icyatumye yazize nge. Amen. Bitandukanye n'abiki gihe nubwo nta bapfira gushira. Ariko hari abakristo binda. Ariko we yaravuze ngo ndi wo mu mutima. Hari abakristo binda. Iri torero ndimazemo iminsi ndabizi. Mbibona no kuri YouTube. Telefone yanjye menya nayitayira hirya simbizi ariko namenye iyiri. Urumva? Yari umukristo wo mu mutima. Hari umukristo waka ururimi. Dore ko abapantekote tuzi kuvuga. Tori ntyoza pe. Kabatisiye bavuye ngo Rwabayanga none bakaze muri uyu mbugi ntiwamenya. Rwabayanga tunavuye Rwabayanga murumogi. None umugi yarawufashe hari agenda n'ikintu ngo gihora ngo cyangwa akagenda n'imoto ego binambuza. Ya Yesu mubyitondere. Uko uyu mugabo yarababaye ntago yababarijwe ngaduha imitsima gusa no yababaye kugira ngo aduhe ubugingo. Dabaru ubugingo ibi ntabwo twabona ibitangaza biruta iby'Abisiraheli. Yabambukije inyanja itukura n'amaguru. Buryo barambuka n'abana n'inkoko bose bareba n'amaso. Apantwe biradusoma muri Bibiliya bo babibonesha amaso barambuka. Bageze kugira ngo bararirimba ati farashi sorry ifarashi bagezeyo yabagaburiye manu ibiryo byavaga mu ijuru. Bakajya bava ngo mani utwite akabirya akagubwa neza. Wawundi babandi batarya ibiryo byose waryaga manu kuvuta manu kabisa ibi ni ibiryo by'ijuru.
kandi nabwo yari yababwiye ati mujye mufata ibyo murya mumare. Byari iryo tegeko kuko ntimwabitetse ntimuzi iyo byaturutse, mujye mufata ibyo muramara. Ngo kubera inzara barafite n'umururumba ngo bakagenda bakadaha, bakadaha bakagenda bagahisha. Mu gitondo byabasanga bagasanga byaguye inyo. Imana nayo irababara, abantu bagira umururumba nibyo batatetse. Ndifuza ko twasanye n'ubutumwa bwiza tuvuga, ariko Mana ndifuza ko twakwera imbuto nkazazi nige nafashe ikinyomorosha cyongera amaraso, kuko ntabwo ninarya neza, ndashaka utuntu twonyongerera amaraso. Yego sha kwera imbuto, mbega imbuto. Hari umuntu ejo bundi waje hariya iwacu aje kwandikisha umwana ngo yahuye n'umupasiteri nyine mu butayu. Iyo bajya igihugu gifite abapasitoro n'ababishop, urebye nta ibintu bikorerwa muri iki gihugu. Wabwira umusaza ati abarokore mwese muze hano akatubaza ibikorerwamo, gadoba abahungu bakadushyira hasi tukabisobanura. Ababishop, abaposo, abapotere, iki gihugu cyuzuza inzego zose z'intumwa hano. Wabwira ukuntu ibyaha bitubanye byinshi, murarya mubahe, mbese mubahe we, kugeza aho turirimbana n'abatinganyi. Nawe akaririmba pe wera, ariko ntago ari mwe. Wera yemwe kwera ni sawa, abizi neza kari ari gica. Dukeneye imbaraga. Nta kindi gishobora kuduhindurira ubugingo ngo bubwacu bube buzima buve muri ayo manegeka. Bakubitiye amazi ava mu rutare, bararya baranywa. Yakoze ibitangaza bikomeye, ariko hageze yaba mu 600 by'abagabo baturutseyo, hagezeyo aba babiri, Yosuwa na Kalebu bamuririmba. Abandi bose bapfanye amasezerano bose, hasika mu 600 by'abagabo bahagurutseyo, kuko abana kuva ku myaka 20 kugeza n'abagore bose ntibabarwaga. 600 by'abagabo byari bifite amasezerano. Hageze yaba n'ibya Yesu mubyitege, turye turi menge, ibya Yesu tubyitege. Murakoze, bagira ngo mbasuhuze, mbifurize ko twasa nuko ubutumwa bwiza busa. Muranyumvise icyo mvuze? Uzamurwe mu ntera, kuko nanjye ngena nzamuka. Uzi kubona umuntu waje ahinga dupagasa, ukabona uzi kubona ntwaye Vigo, madamu w'umushumba, uzi kumbona ntwaye Vigo, akaboko kameze gutya kandi kameze gutya. Nshiramo muragira ngo Yesu atugira ate? Icyo atakoze ni ikihe cyatuma tutera imbuto? Uzi kugira ngo irere imfubyi zikure, ntabwo naho urwego rwose wakuramo, ntabwo wakwibagirwa ababyeyi n'urwo bapfuye, ariko ibakuze, ibagira abantu b'abantuza, ibagira abamama. Yewe data we ugira uti wera yemwe kwera, kugira ngo warezwe na so. Imana irarera we, Imana irarera ikaguha abandi babyeyi baguhoza amara bati yo papa mu mama umurashatse uraharisha, twarasigaye tuzakurera, atansiyo mutazibagirwa. Dukwiye gusa n'ubutumwa bwiza tuvuga, nicyo nifuza. Ngewe ntanga n'ituro ry'umujyi ryo kuba mu mujyi, Sharire ntanga ituro ryo kuba mu mujyi, kandi ADPR ntaryigira. Ariko iyo ndebye ibyiza byose mbona n'ibindi kubona hano, bituma nararahiye ko nzajya ntanga ituro ry'umujyi. Ndaritegura, harijyana n'umudiyakoni, ngewe hari i Remera, harijyana mu Kibona. Imana ni ryo kuba mu mujyi, ayo mvuga ndahazi narisozeka. Imana ireba umutima. Dukwiye gusa no hanze aho dukorera, abo ntwara bazi ko ndi pasiteri, kandi ako kantu gatuma icyo nakagiye gukora bambwira ati pasiteri niwe. Ariko uza abantu tumere nka Mukaroti bati uyu yari umuntu se yajyaga hese kandi gusinza aho kameze, kandi yararanye n'abamarayika bamuganiriza, ariko
kubera isi ntiwamenya ngo abajyayo ngo barareba icyo kintu kigihagaze gutya yari umwe kugeza aho batwibaza abicira gahunda